iruka eshirigamo nango eshiremo n'umuntu mpezi ushize mu mawe mashi uzuma zaje zo kudusaidia sio imeze cyane kandi umuntu akoresheje atakaza vundika ziza kuko muhogo ukora ariko zugeze kunaniko rero kino cyuma cyanje nicyo gutunganyira kugira ngo umuntu agire hagera zakunze yes hallelujah atukuze mwesenese murakomeye amahoro y'umwami Yesu namwe hano mwesenese mubasasa amahoro ya Yesu ishumba bimeze gute asante yikongera ntambira imana ubwo numvise muri amahoro y'umwami ntambira ari kibazo ari tatisi ibisutu ikora kandi abantu bakuru ko gube wenyine abisi bakababara cyane abisi babuze amaguru yacu ariko iyo bagiye ubushobozi baba barekuye ariko tuzotamba twongere dutambe igisirimba cyatugiza abagabo aho twuhera tukigaya pe twakizinye basa batwitimbwa none turakizina kiduhindura abagabo muri rimwe yaravuze ngo mwami n'ubona ntangiye kwibagirwa nubona wamana nubona ntangiye gushidikanya hejuru yo kugutambira uzandibutse muri rimwe yaravuze ngo hari abakesha ijoro batamba ngo badatambira imana ariko twebwe tugomba gufata umunsi undi ukirundi ukaza Dawidi yarayitambiye ngo umugore amukoreho Dawidi aramusubiza ngo ni gute noreka gutambira imana yakwese ku ngoma ikandimbika umugore yaramubwiye tukoze igitangaza umuntu umwana kuratamba kugeza ubwo mwitero utibuka aramubwira ngo wa mugore wenda atambiye imana yirukanye so ikanshiraho ntambire Imana yangiriye neza nawe ikakugirira neza ninde wundi ninde twotambira muri iyo yaravuze ngo ngoma yayo niyogere ngo nisabana b'abantu zaroge none ikomeza tambira tumara kuganira jambo ry'Imana tenda miujiza Bwana we tenda Yamana yakoze ibitangaza zamani za kale kama ulivoni tena wewe na turangira kusuza zoishiza mukabasi ke tureka babadirisha kugira ngo bwiza bw'Imana bukomeze buhabwe icyubahiro
twakoze ubukwe turatamba amazisira iratomboka ubundi tugomba gutamba hakagira igihe kama mutahamwe hamwe inyuza mu isi turatamba mu bukwe bw'umuvandimwe Fred Imana igiriye neza twasengera ubukwe turabutamira turabusengera igihe cyabwo kirageze turavuga ngo Imana tuzogutanga turatamba hari mu kibuga kinini turibukana amazi sirangira isirangira habe n'itaje mu mutwa umufunga gusa mu migeri turabuzina isi atogota irasakuza barandika narandikiwe isi irashira abari fiye n'ubutaka bw'amagana ngo ari muri Amerika ngo arankunda ariko ngo agiye kungira inama ambwira ngo urukundo wambwiyungira wasavye momo wasavye mwese urukundo ufitiye n'ubwo kumuza gutambira Imana kamukupa ndakaza ngo nzamufana ngo umufana wanjye ariko ngwari ijambo ryo tutabufana ntacuramarira nake kagukupa kuko twatanze abasimu arakwera Dawidi arakomeza aratamba we Dawidi arakomeza aratamba Dawidi arakomeza aratamba Dawidi arakomeza aratamba abasore benshi bagatambira wese kuchizirika saa kenda babwira ngo izibyi yumvamo kuzibamo iyo saa kenda zigeze ngo nayo zishiduka gusa yabitse nukuvuga ngo umukunga utuba cyane abanyo bawucomeka muri gare mbamzi nanje no mumodoka kose kubera ko ni ikintu kitubamo Mwana wanje n'ubona ubuzima bugana ubuzima bw'itwese gashugerekeze mu Rwanda Mwana wanje n'ubona ubuzima mureke kumbekinga ndaho musiga mikoro yiwe nuwani siguko me amashiwe uzibuka sabihe wabaye mutamu Mwana wanje ubuzima bugana ibyo gashugerekeze mu mihana ubundi tunaze cyo gutanga babwira Imana yadukuye naho Imana imaze kutugeza muri rinze yaravuze ngo mwami mbaye gushimira
mwami mbaye gushimira ngaho ugejeje ukora ngo mbaye gushimira kandi izokora kuruta ahangaha mwami mbaye gushimira aravuga ngo umukunzi wanje nzi kuyumva mureke tuganire ijambo ry'Imana kadusome ijambo ry'Imana ugize iminsi ngo ese wowe uzotaha ryari waranzanye ntazi icyo warari ntazi icyo wabususuga aho wawe uryama ntahasi gusa uzotaha ryari mutuze dore icyo mukora ikintu gicometse Yohana ibice bitatu Injili ya Yohana ibice bitatu no ku murongo wa 6 aravuga ngo ikizagwa n'umubiri nacyo n'umubiri nikizagwa n'umwuka nacyo n'umwuka amen asubira basi tutari ijambo ry'Imana gatatu no kuri gatandatu aravuga ngo ikizagwa n'umubiri nacyo n'umubiri nikizagwa n'umwuka nacyo n'umwuka muri icyo gitabo kandi igice cya 16 umurongo wa 8 16 ku murongo wa 8 haravuga ngo ubwo azaza azatsinda bisi abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'ibyo amategeko n'iby'icyaha kuko batanyizeye amen usome Yohana 3:6 aravuga ngo ikizarwa n'umubiri aho kiba ari umubiri zamurira mikoro pastor aravuga ngo ikizarwa n'umubiri kiba ari umubiri naho ikizarwa na mwuka kiba ari umwuka amen amen haleluya Bwana sifiwe amen aya niyo magambo umwuka wera yanyemeje kuko tuganira muri uyu mugoroba umwanya Imana iduheza mu kuganira ijambo ry'Imana tukika hasi ejo mu gitondo tugeze hano twaganiriye amagambo tuvuga hejuru y'ijambo rivuga ngo kugira ifuhe ry'umurimo w'Imana tuvuga amakuru y'umugaragu w'Imana witwa Eliya ukuntu yagaragaje ifuhe ry'umurimo w'Imana nimugoroba tuganira amakuru yo kubamenyesha kuko iyo tuzaje hagira nyirizo kandi n'urugo igitondo kimaze ukira mu gitondo twaganira amagambo avuga ngo icyitegererezo mu Kristo kandi amagambo Pawulo yabwiye Tito anayabwira Timoteyo aramubwira ngo yerekane muri byose icyitegererezo kisi abwira abafilipi aramubwira ngo Yesusa sigaragara icyitegererezo cy'umurimo mwiza mu bakuze n'abakunzi Kristo ariko muri uyu mwanya tugiye kuganira n'amagambo mwuka wera yanyemeje kuko tuganira hejuru y'ijambo rivuga ngo semeni haleluya haleluya semeni haleluya haleluya
ijambo rivuga ngo umwuka wenyine niwe uzubasha kutwemeza. Turi abantu bakuze cyangwa se batoya tumaze kubona byinshi kwisi. Umuntu azabyara undi, inyamaswa ikabyara iyindi nyamaswa, inkoko izituraga inkoko, siko bimeze. Intama ikabyara intama, ihene nayo ikabyara ihene, umuntu nawe azabyara undi muntu. Aya ni amagambo Yesu yaganiriye n'umugabo witwa Nikodemu. Amuganira n'amagambo. Nikodemu yari umufarisayo kandi yari umwami kandi yari akize. Bibiliya itubwira ngo Nikodemu ahengera ari mu gicuku ngo aratogera bukeya ngo agera imbere ya Yesu amubaza amagambo akomeye. Aramubaza ngo ese twarakubona uzikora imirimo n'ibitangaza, wese ni iki kiza kigutera gukora imirimo? Turi mu kubona ukiza abagwayi, turi mu kubona uzura abapfuye, turi mu kubona ibikora ibitangaza. Aramubwira niki kibigutera, niki kiza kigutera, izi mbaraga zigutera bino zazivahe? Yesu amusubiza amagambo meza akomeye cyane. Aramubwira ngo Nikodemu we,
Mumeze neza? Basa mugenzi wangu se waramukanya amahoro? Wafukanye Yesu umutima wawe. Kujya mutakiza ukakamzukana. Mu gitondo uzuzuka cyane. Negeta kabonye guturyamye umukirisi. Ukazuka kiriwe. Nukuntu umukirisi tungaba butakara muri iyi minsi. Ukamzuka ukiyakira. Kuri mukunyerera gucyaka kujya kwisabuna. Ariko neza ukaryamana n'amahoro ya Yesu. Wazuka mu gitondo ukaza umva bya bindi biracyakuri. Ukama wifata neza. Agakiza mu gutandukana n'ijoro n'umuntu ari musima. Mu gitondo agahinduka. Tuzamurira Imana ishubaye. Dore. Hallelujah! 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 Ikaya besa take haleluya. Turakoza gakibi gutandukana. Gwino. Bwana asifiwe. Tuge kumusenge. Bwana asifiwe.
reka manze tereza haleluya yaje ari kanisa mu gitondo ntabaza bakora ama etage ariko ni iminota yaje ni amasaha yaje akibazo ki tanga haleluya Bwana asifiwe Bwana asifiwe kantere haleluya ruko tumwatwegereje mu rwego nk'uko ndumva amaguru afashwe n'afashwe numva ko amaguru ashitse iyo umuntu ashitse mu gitaramo arahato hatangira zamure edimera bandi halo zamure ibiganza Curange basi kandi yo muri mugomye aho ngaho tugiye gutamba tugiye gusengera turatamba ariko twatugusengera nijoro twaraye dutaramye turi nka batatu bane guki umwanya muto ariko tugira ibihe byiza aboneka amakuru y'Imana none